bitera kunesha. Aha kuza kuririmba muri Voice of Angel byakumariye iki? Murakoze. Kuza muri Voice of Angel byamariye ibintu byinshi. Bwa mbere sinabonaga umwanya mwiza, ariko ubu nsigaye mbona umwanya mwiza. Jewe ntago nararwanaga mu muhanda, ariko ngeze muri korali byatumye natongera kurwana. Sinshaka kuba uwo nifuza, genderera iri ijoro rimwe niryo Yakobo yakubonyemo, nyirane nawe umugisha wanjye. Sinshaka kuba uwo nifuza, genderera iri ijoro rimwe niryo Yakobo yakubonyemo, nyirane nawe umugisha wanjye. Kuba mu murimo w'Imana cyangwa se muri korali byakumariye? Byamariye kuba nzi gusenga, kuba nzi kuririmba no kwigisha ijambo ry'Imana. Ubura umuvuga butumwa? Baza uvuga ngo haleluya cyane twumva. Haleluya. Amakuru yawe ni meza. Urakomeye? Urashima Imana cyane. Kubera iki? Kubera ko yandinze. Yarakurinze. Hanyuma rero kuba muri korali byakumariye iki rero? Byamariye umumaro munini cyane. Uwuhe? Nko kutiba, kudatukana. Ucyaka uri isukari nawe? Isukari oya. N'igiceri gusa? Birakwiye kugushima Mana nzima, imirimo yawe wasize muri twe, wabaye itangiriro ry'uyu murimo, uzawusoza nk'uko wawutangije. Birakwiye kugushima Mana nzima, imirimo yawe washyize muri twe, wabaye itangiriro ry'uyu murimo, uzawusoza nk'uko wawutangiye. Birakwiye kugushima Mana nzima, imirimo yawe washyize muri twe, wabaye itangiriro
Imana iramwubaha ikamwubahira yuko yayumviye iyobora neza iby'urugendo rwe murimo twawe ntabwo ukoze isoni ukora neza Imana iramwubaha ikamwubahira yuko yayumviye iyobora neza iby'urugendo rwe murimo twawe ntabwo ukoze isoni ukora neza Imana iramwubaha ikamwubahira yuko yayumviye iyobora neza iby'urugendo rwe abo wahisemo tuzamuye amajwi turagushimira yuko watwibutse Mana ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice Mana urawuzuza ukawusohoza abo wahisemo tuzamuye amajwi turagushimira yuko watwibutse Mana ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice Mana urawuzuza ukawusohoza abo wahisemo tuzamuye amajwi turagushimira yuko watwibutse Mana ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice Mana urawuzuza ukawusohoza turabakinnyi mu kibuga twiyemera ko tuzi gukina turabakinnyi ubwoko bubiri bene data mube maso dore umukino ugiye kurangira umutoza akerekana umuhanga nyakuri turabakinnyi mu kibuga twiyemera ko tuzi gukina turabakinnyi ubwoko bubiri bene data mube maso dore umukino ugiye kurangira umutoza akerekana umuhanga nyakuri turabakinnyi mu kibuga twiyemera ko tuzi gukina turabakinnyi ubwoko bubiri bene data mube maso dore umukino ugiye kurangira umutoza akerekana umuhanga nyakuri muramenye ntimukishuke ngo muri abana benge ahubwo mumenye ko muri abaswa bo kubabarirwa murebe ku musaraba Yesu yongera bongere imbaraga zo kunesha ugendera mu munyenga w'iyi si ukibwira ko Imana itakurora umeze nk'imodoka ibuze feri kandi nta n'ubwishingizi ukwiye kumenya ubwenge mugenzi ko Imana yagutandukanya nije n'inyamaswa ugendera mu munyenga w'iyi si ukibwira ko Imana itakurora umeze nk'imodoka ibuze feri kandi nta n'ubwishingizi ukwiye kumenya ubwenge mugenzi ko Imana yagutandukanyije n'inyamaswa muramenye ntimukishuke ngo muri abana benge ahubwo mumenye ko muri abaswa bo kubabarirwa murebe ku musaraba Yesu yongera bongere imbaraga zo kunesha inshuti Satani atabona aho yamenera akagutsinda igitego cy'umutwe kandi wiyemera kuzigukina saba umukiza kubere mwiza mu ari ryo mutima wawe umuru uzanesha gahori n'umutima wawe nshuti Satani akabona aho yamenera akagutsinda igitego cy'umutwe kandi wiyemera kuzigukina
reka tubasuhuza abakunzi b'Ihirwe TV kandi tubashimire cyane uburyo mudukurikira mukabana natwe kenshi. Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubagira neza. Uyu munsi rero twatembereye, twabashije kujya mu rusengero ruri Gasogi mu rufatiro rwa Kristo, kugira ngo ni urusengero ruyobowe n'umushumba benshi muramuzi, amwita ngo iki buriya? Pastor Ntambara Emma. Nawe uramuzi? Yitwa Pastor Emma Ntambara. Aha, niho twagiye rero, twahasanze abakozi b'Imana bakomeye. Ya Bibiliya iravuga ngo ni byiza ko mutoza abana inzira y'Imana bakiri bato ngo bazarinda basaza batarayivamo. Ya reka turi kumwe n'umuyobozi wabo, reka twibwire amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Murakomeye? Yego. Hano ushinzwe iki? Ndi umuyobozi w'aba bana mureba. Aba bana bakora iki mu murimo w'Imana? Aba bana bakora umurimo ujyanye no kuririmba gusa. Bakoramo kuririmba, kubyina, kwiga ijambo ry'Imana. Yego. Yes, urumva rero ibyo bakora mu kanya baranatwereka n'ibijyanye no kubyina nibishoboka cyangwa se ikindi gihe. Ya hanyuma ubona uyu murimo ufite umugambi iki? Ni ukubera iki uyu murimo uriho? Mwumva umaze iki? Wamariye iki? Wabonye ubamariye iki bano bana? Murakoze. Ikintu uyu murimo umariye aba bana ndetse n'igihugu cyangwa se n'isi muri rusange, aba bana bari hano harimo baravuye mu muhanda, harimo baragiye bava mu bice bigiye bitandukanye bafite imico itandukanye, ariko yageramo hano akaba undi mwana udasanzwe, akaba umwana ubona nyine akavamo n'impano y'Imana, akabasha gukorera Imana. Noneho muri urwo rugendo ugasanga nimba umwana atumviraga ababyeyi agatangira kumvira ababyeyi, nimba yanywaga ibiyobyabwenge ntiyongere kunywa ibiyobyabwenge. Rero mbona ko bitumariye ikintu gikomeye cyane, bidufitiye umumaro ukomeye cyane, kuko n'umubyeyi hari igihe anzanira nk'umwana akambwira ati uyu mwana ntashobotse gutya na gutya, ariko bitewe n'uko tugenda tumwigisha n'Imana ibidufashamo, ukabona umwana abaye umwana mwiza, abaye umwana muzima. Wow. Reka tubishimire Imana akamaro k'umurimo w'Imana. Ngiye kujya mu bana kugira ngo numve ese kuba muri ikorari ubundi bitwa ngo iki? Ikorari yitwa Voice of Angels. Ikorera umurimo w'Imana he? Gasogi ku Murindi wa Kanombe, ku rusengero ruyobowe n'umukozi w'Imana Pastor Ntambara Emma. Yes, ngiye kubanza mbaze nk'abana nka babiri cyangwa batatu, mbanze mbabaze mu by'ukuri niki byakumariye wowe nko kuza hano umurimo w'Imana. Ndahera kuri Kabebe, ngwino hano imbere. Bite? Byiza. Amakuru yawe? Ni meza. Kuza kuririmba muri Voice of Angel byakumariye iki? Murakoze. Kuza muri Voice of Angel byamariye ibintu byinshi. Bwa mbere sinabonaga umwanya mwiza, ariko ubu nsigaye mbona umwanya mwiza. Nuvuga ngo byagufunguye ubwenge ku buryo ubasha gukurikira amasomo? Yego. Nk'abantu bibaza yuko kuza muri korari y'abana kuririmba n'abandi bana bishobora gutuma babura ubwenge kubera ko bagiye mu marepetisiyo, we wababwira iki abo bantu? Nababwira ko bahora basenga Imana, bakahora banasoma n'amakaye yabo, bagasoma amakaye yabo. Murakoze. Okay. Hanyuma uru rusengero ruyobowe na nande? Na Pastor Emma Ntambara. Uramukunda? Yego. Umukundira iki? Mukunda ko mu butumwa bw'ibahereza abukora neza, kandi siyigeze areka gukorera icyo Imana yamutumyeho. Okay. Niki wamubwira? Namubwira ko uyu murimo ari gukora si uwari uw'abantu, ahubwo ari uw'Imana. Amen. Reka tumukomere amashyi y'umwana ushobora kugenda. Hanyuma nifuza kuganira n'undi mwana wageze hano bikamugira umumaro, akaba nibura azi nko kuririmba ku buryo yaduterera ikorasi cyangwa se indi ndirimbo tukaba twabasha kuyizamukamo twese. Hari umwana waduterera indirimbo muri twebwe hano, arahari? Ninde? Owe. Okay, twagiye rero turiterera indirimbo. Hanyuma amakuru yawe ubundi? Ni meza. Witwa nde? Uwase Nadia. Byakumara iki kuza muri korari?
byatumye menya kuririmba bituma menya gusenga nkakora n'umurimo w'Imana. wow ngaho turirimbire rero. Wowe sinshaka kuba uwo nifuza, wowe genderera iri joro, ijoro rimwe niryo Yakobo yakubonyemo, nyirane nawe umugisha wanjye. Wowe sinshaka kuba uwo nifuza, wowe genderera iri joro, ijoro rimwe niryo Yakobo yakubonyemo, nyirane nawe umugisha wanjye. Urakoze cyane. Murumva ko kuza mu murimo w'Imana byagiye bigira akamaro abana benshi kubera ko bagenda bamenya kuririmba no gusenga. Hanyuma ndashaka kumenya rero nk'umwana wakubaganaga cyane yagera muri korari akaba afite imico myiza abantu bishimira, hari tubwire rero ngaho ngwino imbere, byari bimeze bite? Murakoze. Witwa nde ubundi? Nitwa Batesi Babura. Njyewe ntabwo nararwanaga mu muhanda, ariko ngeze muri korari byatumye natongera kurwana. Ashima umuyobozi wanjye ko yanyigishije kwitwara neza ahantu hose no kutarwana. Murakoze. Umuyobozi wawe yitwa nde? Florence. Florence. Imana iguhe umugisha, ishobora kwisubirayo. Yes, murabyumva rero, abana bari kugenda baduha ubuhamya bw'ikintu by'umurimo w'Imana, kuririmba, kuza muri korali Voice of Angel byabamariye kandi koko byarabubamariye. Hari ubure turimo kwinjira mu kandi kanya nanone ko kugira ngo mutwereke n'indi mikino mikeya mwaba mubasha gukina. Hanyuma ninde wundi kuza mu murimo w'Imana byagiriye umumaro ku buryo yabasha nko kwigisha ijambo ry'Imana, agatwigisha nibura nk'iminota umwe cyangwa iminota ibiri ari kwigisha ijambo ry'Imana, twumve nimba twumve ayo mavuta ko yaba mwaba mumaze kuyagira. Hari umuntu uzi kwigisha ijambo ry'Imana? Aha, yabonetse. Amakuru yawe? Ni meza. Urakomeye? Yego. Kuba mu murimo w'Imana cyangwa se muri korali byakumariye? Byamariye kuba nzi gusenga, kuba nzi kuririmba no kwigisha ijambo ry'Imana. Ubura umuvugabutumwa? Baza uvuga ngo haleluya cyane twumve. Haleluya. Amen. Ngaho twigishe rero. Ngiye kwigisha ku cyanditswe kiri muri buri ibice 11 umurongo wa mbere, haravuga ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ingoma yawe yongere hose, reka mbengejejeho. Amen. Amen. Ubwo yari kwigisha abigishwa we kugira ngo na buri muntu wese azaryumvireho, yigishe n'abana be, nawe mbese aryigireho gusenga. Urugero, wenda nk'umuntu ugikizwa, iryo sengesho ryamwigisha gusenga. Murakoze. Murakoze. Yes. Reka tugukomere amashyi nawe. Aha, none rero muri no rusengero rwose nakubaza nk'ikibazo kimwe. Ninde wakubera icyitegererezo cyane muri no rusengero cyangwa se muri uyu murimo, muri aba bana bose ninde wakubera icyitegererezo? Umuyobozi wanjye. Gute? Yigishaga abana gusenga, akatwigisha imico myiza, wenda akagufasha waba ufite ikibazo ntagutererane. Murakoze. Ngira ngo naganire n'abakobwa gusa, ariko ngiye kuganira n'abahungu. Noneho ngiye gushaka umuhungu umwe. Ninde muhungu waza tukaganira gatoya? Uri tayari? Aha, we ngwino. Yego, yes. Amakuru yawe? Ni meza. Urakomeye? Urashima Imana? Cyane. Kubera iki? Kubera ko yandinze. Yarakurinze. Hanyuma rero kuba muri korali byakumariye iki rero? Byamariye umumaro munini cyane. Uwuhe?
nko kutiba kudatukana ukeka wiba isukari nawe isukari oya n'igiceri gusa kwibyo nk'igiceri cyangahe nk'ikijana bakigura iki se bakigura irindazi ariko ubu ngubu se ubu ngubu ntabwo byakongera kubera ko byagenze bite kubera ko nahuye n'Imana ahuye n'Imana mukomera amashyi ya rero mwakoze cyane twari twaje kubasura kugira ngo iyi ni Ihirwe TV ni channel ishinzwe kwamamaza ijambo ry'Imana cyane cyane habamo ijambo ry'Imana kwamamaza ijambo ry'Imana rero twaje kubasura twamaze kumenya ko muri abakozi b'Imana twamaze kumenya ko muri abavugabutumwa mubwiriza ijambo ry'Imana mu ndirimbo no mu bindi bintu byose rero twarabakunze bituma tuza kandi tushimye umuyobozi wanyu waduhaye karibu turamushimiye cyane hanyuma ngira ngo sinzi nimba hari agakino mwatwereka hari udukino mwaba mufite mwadufite okay reka tujye kureba utwo dukino rero murakoze cyane umugabo yanyirukanye abana banjye bose banshizeho bose baragiye birwa babwera iyo babaye imbobo Nyabugogo ariko mana nzageza hehe wiriwe kuri kuganya se habaye wa muntu wabyihore umugabo yanyirukanye twaraye turarwana bimwe byiza ceceka oya ariko bana reka mbanza mubwire twatwanya buri muntu wese ubitera oya mumba ni wowe ubitera ibintu byose mura nabyo ni wowe ubitera ni izina ry'abatera ababyeyi bawe bakwise nawe ni wowe ubitera ntabwo ari wowe ubitera buri muntu wese ubitera nanjye naragowe buri muntu wese warwanye ni njyewe buri muntu wese wapfuye ngo ni njye wabiteye wayigiseka umuntu muri gutongana muriramo wa muntu abana banjye bose baragiye umugabo yaranyirukanye ubu ngubu mpuye ngo nabitera dore uyu nguyu ni we ubitera siko nanjye nitwa kunesha kunesha nese we witwa nde kwihangana njye nitwa bitera ariko iryo zina ni ry'ababyeyi bawe bakwise wowe se nitwa kwihangana nawe se ni ryo bakwise ubwo duhuriye ku mugozi kwihangana bitera kunesha